umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Abalewi igice cya 11, cya 12, cya 13, icya 14, cya 15, cya 16 n'icya 17. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Abalewi igice cya 11. Inyamaswa zizira n'izitazira. Muri Edeni Imana yahaye abantu kurya amatunda. Icyaha kimaze kuza mu isi bahise bahabwa kurya imboga zo mu murima nazo. Nyuma y'umwuzure warengeye isi nibwo bahawe kurya inyama nazo, nyamara izi nyamaswa zitanduye. Ntituzi igihe batangiye kurya ibijumba ndetse no gucana, ariko uko isi irushaho kuba mbi, imirire ya muntu yagiye ihindagurika cyane, kuko muri Isirayeli bigeze kujya bacuruza ibihanga by'indogobe n'amahurunguru y'inuma. Inyamaswa zizira ni inyamaswa zibasha gutera indwara mu buryo bworoshye. Izi ni ingurube, imbwa, imbeba, ibihunyira n'ishonzi n'ibindi. Inyamaswa zitanduye ni inyamaswa nibura zitabasha gutera akaga cyane. Inkoko, ihene, inka n'izindi nyamaswa zirisha maze zikuza ibyo zarishije. Nyamara inyamaswa zitazira iyo nazo zipfishaga ntawaziryaga, cyangwa iyo zabaga zishwe n'izindi nyamaswa. Impereryi n'urukwavu biruza, ariko ntibyatuye inzara. Ni ibihumanya rero. Impereryi n'urukwavu bishushanya abantu bacengerwa n'ijambo ry'Imana bakarisesengura cyane, nyamara ntirihindure imibereho yabo. Baruza ariko ntibatuye inzara, barahumanye. Imana iduha ijambo ryayo riturinda ibihumanya byose. Abalewi igice cya 12. Nyuma yo kubyara, iyo umubyeyi yabyaraga umuhungu yamaraga iminsi 7 aruhutse atajya mu materaniro, naho yabyara umukobwa akamara ibyumweru 2. Imana yari yarageneye ababyeyi ikiruhuko nyuma yo kubyara, ndetse bagarukaga mu rusengero bazanaga ituro, haba umwana w'intama cyangwa abakene bakazana ibyana 2 by'inuma. Umuryango wa Yesu nawo wazanye ibyana 2 by'inuma. Imana ishimwe ko yatanze uburyo bwo gukomeza kororoka no kugwira mu batuye isi. Ishimwe kandi ko yashyizeho ikiruhuko cy'ababyeyi ngo bashobore kwita ku bana bakivuka, ndetse nabo byabafashaga kongera kugira ubuzima bwiza. Abalewi igice cya 13. Ibimenyetso by'indwara z'uruhu. Imana yari yarabahaye ubushobozi bwo gusuzuma indwara ndetse no kuzivura. Umutambyi niwe wakoraga nk'umujyanama w'ubuzima. Ntitugahugire mu kwigisha iby'ijuru gusa, ahubwo tujye dutanga n'amahugurwa yo kwitungira amagara mazima. Uhereye kera bari basobanukiwe ibyo gukaraba ndetse no guhana intera, ahubwo no gushyira mu kato uwanduye indwara zibasha kwanduza abandi. Ubuhanga bwose buboneka muri Bibiliya kuko ariwo mucyo w'ukuri. Mu gusuzuma no kurwanya ibibembe, umutambyi yasuzumaga yitonze ahari gukekwa ibibembe. Byamaraga icyumweru ndetse n'ibyumweru 2, maze babona ibimenyetso Imana yari yarabahaye, bakabona kwemeza ko ari ibibembe. Ibibembe bishushanya ibyaha. Nta n'umwe dukwiriye guhamya icyaha igihe dukekeranya, ahubwo tujye tugira ubushishozi buhambaye kugira ngo ahubwo tubone uburyo tukirandura mu bantu. Yesu ukiza ibibembe akakiza n'imitima abane natwe. Abalewi igice cya 14. Gukira ibibembe. Uwabaga yaradutsweho n'akaga maze bikemezwa ko urwaye ibibembe yakurwaga mu bantu akajya kuba mu kidaturwa kugira ngo atanduza abandi. Ni nako uwadutsweho n'icyaha akurwa mu mazina y'abizera. Uwarwaraga ibibembe ntiyatabwaga, ahubwo hari uburyo bwihariye bakomezaga gufashwa n'imiryango yabo.
natwe uwadutsweho n'akaga tujye twiga uburyo dukomeza kumuba hafi. Uwakiraga ibibembe yasanaga ituro ryo gushima ndetse akiyereka umutambyi agasuzumwa ko nta bibembe asigaranye. Yesu niwe mutambyi wacu mukuru kandi asuzuma imibereho yacu ndetse niwe udukuraho ibyaha byose. Akamaro k'umutambyi mu kubungabunga ubuzima harimo gusuzuma amazu ko nta bibembe byakwanduza abantu. Yesu niwe utuburira kwirinda kuba abasha kwanduza imibereho yacu ya gikristo. Tumuture amaturo yo gushima kuko twakize ibyaha. Abalewi igice cya 15. Uburwayi bunyuranye ndetse n'isuku. Uhoraho yerekanye ko atwifuriza gukira indwara no kuba kure y'ibyatwanduza. Abagore n'abakobwa bari bafite amategeko n'amabwiriza agenga isuku yabafashaga kwirinda kwandura ndetse no kurinda abandi. Abagabo nabo bari bafite andi mategeko agenga isuku no gukira uburwayi bwose. Buri wese bitewe n'imiterere ye yahoraga ahamagarirwa kwiyuhagira no kumesa imyenda ye. Imibiri yacu yuzuyemo imyanda myinshi. Isuku ni ingenzi cyane kuko ituzanira amagara mazima. Kandi nanone birahishura ko abagore n'abakobwa ndetse n'abagabo bose hari imiterere bafite yazanywe n'icyaha ituma babaho badatunganye. Imana yonyine niyo ibuhagiza kugira neza kwayo maze bakabaho batunganye. Iyo icyumweru cyashiraga umuntu uhumanuwe mu buryo bwose yazanaga igitambo. Duhora dutambira Imana ibitambo by'uko turi amahoro. Abalewi igice cya 16. Umunsi w'impongano. Muri iki gice tubonamo amabwiriza Aroni yahawe yo kuza imbere y'Uwiteka nyuma y'urupfu rw'abahungu be. Yabwiwe uburyo agomba kwambara n'ibitambo agomba kuzana byo gutambira inzu ye. Yagombaga kwambara imyambaro yejejwe, akazana ikimasa cyo gutambira ibyaha n'isekurume y'intama nk'igitambo cyoswa. Ikindi yagombaga gusaba iteraniro ry'Abisirayeli amasekurume 2 y'ihene nk'ibitambo bitamirwa ibyaha n'isekurume y'intama ho igitambo cyoswa. Imwe muri izi hene yarafindirwaga maze akayizana imbere y'Uwiteka. Iyo Aroni yabaga amaze gutamba bya bitambo yarambikaga ibiganza bye mu ruhanga rw'iyo hene akavugira kuri yo gukiranirwa kw'Abisirayeli bose, ibicumuro byabo byose n'ibyaha byabo akabishyira kuri iyo hene, maze umuntu witeguye akajya kuyohereza mu butayu hataba abantu. Iyo hene yitwaga ihene ya Zazeri. Imana ishimwe kuko ku munsi w'urubanza ibyaha byacu byose no gukiranirwa kwacu kose azabishyira kuri Satani. Abalewi igice cya 17. Ni hehe tuzatanga amaturo? Uhoraho yaravuze ati, ntimukagire ahandi mubagira itungo atari imbere y'ihema ry'ibonaniro. Mu bihe bya kera abantu batambaga ibitambo uko babonye kose ndetse bagatambira aho babonye hose kuko batambiraga ibigirwamana. Uhoraho yategetse Abisirayeli ko uzafatwa yabagiye itungo mu gasozi arimo gutambirayo azicwa. Niko bimeze no muri iki gihe. Ntakagire ufata 1/10 cyangwa amaturo ngo yatange ahandi hatari mu nzu y'Imana ku matorero dusengeramo. Bari bategetswe kuzana amaturo yabo y'ibitambo imbere y'ihema. Uzatanga ahandi azabazwa ayo maraso. Benshi bafata impano zagenewe gufasha umurimo bakazerekeza ahandi ntibazigarure ngo zikore umurimo mu nzu y'Imana. Reka dushime Kristo Yesu we wemeye kumena amaraso ye kuba impongano yacu n'ibyaha byacu. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyobose Mwuka Muziranenge. Umebirya imbwira iby'ubugingo umwe n'amagambo Yesu avuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ni ayahe mategeko y'isuku n'ubu tucyubahiriza aboneka mu gitabo cy'Abalewi? Gukaraba, kumesa, kwishyira mu kato ndetse no kwirinda no kurinda abandi. Icya kabiri, ni iyihe hene bagerekagaho ibyaha by'abantu byose? Ni ihene ya Zazeri. Icya gatatu, ni hehe Abisirayeli bari bategetswe gutambira? Ni imbere y'ihema ry'ibonaniro gusa.
Imana ibahe umugisha.